icyambere wenda nabwira nuko Bibiliya nyine iri clear yuko dukwiriye gushaka abizera, sibyo? Ukuri kw'Imana niko kugaragaza yuko nimba ngiye kurambagiza, nkwiriye kurambagiza umugore wizera. Urabyumva? Nitangiriro 3:15 tugomba gusoma icyanditswe ngo tuguse icyanditswe gihuriye no kurambagiza n'urushako. Ari icyanditswe kiri pregnant with a lot of knowledge, gifite ubumenyi bwinshi kibitse ku buryo umuntu aburebye kuri surface atawubona. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzakomeretsa umutwe nawe azarukomeretsa agatsinsino. I will put enmity between you and the woman, between her descendants and her seed and your seed. He will bruise your head and you will bruise his heel. Hari ibintu bitatu Imana ivuzanga isezeranya inzoka. Icyambere nuko uyu mugore ubwe Eva n'inzoka ngo bazangana, bazashwana, nyine bazaba abanzi. Imana ubwayo actively izashyiramo umurongo wagabanye bahinduka abanzi, ntibazigira banyine basha guhuza. Icya kabiri uretse uyu mugore ngo n'abazakomoka kuri uyu mugore urubyaro rwe, ngo ngo urubyaro rw'uyu mugore n'urubyaro rw'inzoka ngo nabo bazaba abanzi. Urabyumva? Icyaranze ariko ngo hari noneho one person azakomeretsa inzoka nayo imukomeretsa agatsinsino, azayimena umutwe nayo imukomeretsa agatsinsino. Kumubyo bintu niba ngo hariho three sets of people. Hariho ababyeyi ubwabo, umugore n'inzoka, hari urubyaro rwarwo nyine abazakomoka ku mugore n'abazakomoka kuri ya nzoka, hakaba noneho na the main players cyangwa se intwari ubwazo ariyo Kristo ndetse na Satani ubwe. Mubyumva? So ikimpamvu rero nari cyanditswe niye nuko kuva uyu mwanya n'Imana ibivuga mu by'ukuri mw'isi hahise hatangira kwigabanyamo imbyaro ebyiri, two different seeds. Mubyumva? Hahise havukamo amahanga abiri kandi ahora agenda ari parallel kandi afite urwangano hagati yayo, nyine adashobora kuzigera huza. Murabyumva? Tubona mwitangira igice cya 4 umurongo 25, tangiriro 4:25 ayezo hadusomera tuvuga navuga 25. Umugore wongera twika umugore we inda byara umuhungu amwita Seti, ati nuko Imana inshombosheje urundi rubyaro mu kingo cya Beri ko Kayini yamwishe. Umukora davuga ngo for God has appointed another seed for me instead of Abel, for Cain, whom Cain killed. Another seed yaje Imana yakoresheje n'ubundi muri Genesis 3 ngo Imana impaye urundi rubyaro mu kingo cya Abel. Ngo Abel yari urubyaro, noneho hari urundi rubyaro ruje, kandi bikeye ko Cain aracyari ahangaha ariko Adamu nigeze amwita his seed. Urumva? Ariko n'umwana we physically, biologically. Nimurebe byanditswe bya rero muraza kubona iki? Muraza kubona ko from this time on abantu bose bagenda bakomoka muri urubyaro rwa Seti bakomeza kugenda baba separate n'abantu bakomoka mu rubyaro rwa Kayini n'abandi bana ba Adamu. Nuvuga ngo hagenda hariho imbyaro ebyiri z'iparallel, urubyaro rwa Seti ariho the seed of the woman, noneho ngo n'abandi bantu basanzwe basigaye aba Kayini, abandi bagore abandi bana nyine ba Adamu bazabyara bagenda bari parallel muri ubwo buryo. Urugero nko muri Genesis 6, Genesis 6 umurongo wa 1 kugeza ku 3, itangiriro 6 rimwe kuri 3. Dusomere twumve 3. 6 abantu batangira kubwira mw'isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Okay, yeah. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 100
na 20 ikintu cyakurikira ngo nuko ngo abana b'abantu ngo nako ngo abana b'Imana ngo abantu bamaze kugera mu isi ngo babenguka abakobwa b'abantu ngo hanyuma barongoramo bamwe hanyuma Imana iyirakara yavuga ngo ntabwo umwuka wanjye uzakomeza kuhanya n'abantu aribwo hatangiye process yo kuzana umwuzure mu isi. Icyanditswe hano benshi bakunda kuginterpreting bavuga yuko ngo abana b'Imana ahangaha ngo ari abamarayika hanyuma abana b'abantu nyine bakaba abantu basanzwe. Mbaye hari n'abantu bari sound nabonye baginterpreting gutyo. Nge niko nakuze ariko mbizi kuko twajyaga turabuza utabo twa Yehova tukabona amarayika bari mu ijuru n'amababa bari kureba mu isi bari kureba abakobwa bari koga. I came to that interpretation. Ariko nyuma maze kwizera nibwo yanagende nyine ndeba the whole counsel of God ibyanditswe byo yose bivuga. Nibaza se ko Bible ivuga yuko abamarayika ngo badashaka batanabyara nyine Yesu aravuga ngo mu ijuru tuzatumeze nk'abamarayika ntibarongora ntibashaka. Hanyuma ikindi nibaza ese nyuma yuko Satani amaze kugwa harande abamarayika bagenda bacumura nyuma ye babyumva ku buryo bakomeza bacumura Imana idafite nyine limit yo kumenya bazacumura abazagumaho n'abazagumana nayo bazagumana Satani n'abazagumana nayo. Ikindi ndibaza abamarayika ba Satani nimba ari bo kuko nimba ataraho mu ijuru n'aba Satani bari able to be incarnate at the will nibango bafite ubushobozi bwo kwambara umubiri uko bashatse umubiri wawe kwihe urabyo ko tuzi ko umubiri ari Imana utanga all those things mbona nyine ko bitashoboka ko ngaba ari abamarayika bari kuvugwa nyine hari n'izindi arguments nyinshi. At least bigaragara yuko abana b'abantu hano bari kuvugwa ari nyine ari abantu basigaye the seed of nyine the seed of Satan cyangwa se ya seed isigaye hanyuma abana b'Imana bakaba the seed of Seth cyangwa se urubyaro rw'abana b'Imana the covenant people of God abantu bari mu isezerano n'Imana niwe tuga abana b'Imana bavuga ngo babandi Imana yadoptinze kugira ngo bazakomokemo Kristo. Nabyumva no kwivanga kwabo n'abapagani bizana umujinya w'Imana ku isi bizana judgment ku isi irimbura abantu bose isigaza gusa no nabyumva isigaza Nowa n'umuryango ariko nubundi nubwo Nowa wasigaye kandi n'umuryango wa Seti nubundi urubyaro rwa Satani ntabwo rwabuze gusurvivinga muri we kwera ko it's more of a spiritual seed than a physical seed. Nabyumva niyo mpamvu tubona Imana igihe Abraham ajya gushaka umugeni w'umwana we muri itangiriro 24 wenda ha paraphrasing kugira ngo umutima wenda mujyayo itangiriro 24 umurongo wa kabiri Abraham ngo ajya kurahiza umugaragu we aramubwira ngo namushyira ikiganza mu kibero ngo arahire yuko atazamushakira umugeni mu banyakanane bazengurutse ngo ahubwo azasubira mu muryango wa Abraham ubwaho akaba ari hashaka umugeni. Nuvuga ngo Abraham yarazi neza yuko byanze kunze he must maintain the covenant people baba no mwizero n'Imana bakareho n'undi bava umugeni umwana we. Urabyumva of course tubona na nyuma ya Abraham abana ba Isaka ubwabo ngo igihe Esau ajya gushaka yashatse mu banyakanani ngo hanyuma ngo Rebeka avuga ngo abanyakanani ngo bamaze ngo I don't remember the word he uses ariko bavuga ngo bamaze kungera ngo Yakobo yaramuka n'ashatse muri bo ngo ubuzima bwanjye bwa bumara iki hanyuma niho kumuhereza kwa nyirarume Labani still muri babandi the covenant people of God niho baje kuraho umugeni ari we nyine Leah na Rachel. Urabyumva of course muri Genesis 34 cyangwa se 14 abana ba Israel bwabo bica abantu muri Shekemu babahora gusambanya mushiki wabo kandi badahuje ubwo nyine bataraho mu muryango umwe. These are pagans, they are Gentiles. None bafashe umukobwa wacu ibihembo byose ndetse n'impano zose bari gutanga ntabwo bari kuzemera nubwo of course babikoranye umunyabyaha ariko rero babizi yuko batagomba kwivanga n'abatarababo. Urabyumva in fact Imana inabivuga noneho mu buryo butomoye muri Deuteronomy Gutegeka 2 igice cyaho cya 7 Gutegeka 2 igice cya 7 umurongo waho wa 3 kugeza kwa 4
Utegeko 2:7-4. Kandi ntuzakingirane nabo ngo umukobwa wawe umukingire umukobwa wabo n'umukobwa kandi ntuzakingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe, kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye ahubwo agakorera izindi mana, ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura vuba. Imana nuramuka utangiye gukora intermarriage n'abantu bapagani nkuzanyemo, aha noneho n'isa imaze kuba igihugu, imaze kuba ubwoko, nuramuka utangiye gushaka nabo uzaba wizana umujinya wanjye, kuko one of the consequences nuko ngo bazatwara imitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe bakayijyana mu kuramya ibigirwamana. Nubwo Imana maintaining this covenant people to marry among the covenant people. Byari itegeko ry'Imana. In fact, bigaragaza yuko imwe muri consequences zo kwikira itegeko yabaye kuri Salomo mu bami ba mbere 11. Abami ba mbere 11. Mwumve kugwa kwa Salomo hano gushingiye. Abami ba mbere 11. Murongo wa 2:4. Umwami Salomo yabengutse abagore benshi b'abanyamahanga udashyizeho umukobwa wa Farawo, Abamowabukazi n'Abamonikazi n'Abedomukazi n'Abasidonikazi n'Abahetikazi bakomoka mu mahanga Uwiteka yabwiraga Abisirayeli ati ntimukajye muri bo nabo ntibakaze muri mwe, kuko byatuma bahindura imitima yanyu mugakurikira imana zabo. Ariko Salomo yifatanya nabo arejwe n'uko yabengutse. Ahangaha niho kugwa kwa Salomo kwahereye. Imana itegeko yatanze rirengaho ryo kudashaka mu bapagani, kandi Imana yabahaga warning ibizi. Suko Imana ari racism, kuko nabavuga ngo Imana yo muri Bibiliya ngo ni racist. Mwarabwiye ngo Abisirayeli ngo nimugashake ngo naba ngo kwera ko ngo badahuje ubwoko. Nyine ngo Imana ifite racism. Hariho n'abantu bakurikiza iki cyanditswe. Hari aba conservatives muri Amerika bavuga ngo a hybrid marriage ngo is an abomination to the Lord. Nyine umuzungu ushaka n'umwirabura ngo ni ikizira kuwiteka. Nuba ngo nyine kuba nyine wumva yuko Imana agenye ko ayo moko atagomba kwivanga. They understand it nyine muri uburyo bwa Old Testament way. Nubwo atari Imana yavugaga. Ntago Imana cyo yahoraga abangaba ari race yabo. Ahubwo nuko they are not the covenant people of God. Bafite izindi Imana basenga, namwe bafite iyanyu musenga. Urabyo? Hanyuma tuandetse na Paul abivugaho muri mu Korinto ba mbere 7:9. Mu byukuri reka mbere kwenda a little bit of background. Paul abantu yaje kubwiriza, ntabwo yaje kubwiriza ubundi biratangaje ko habaho cyakira urubyiruko gusa. It's providential. Ni nyine bitangaje byabaho mu gihe cyacu. Ubundi Paul yajya kubwiriza ugasanga hari abasaza, hari abakecuru, hari abana, ingeri zose mu itorero. Kuri ubutumwa bwiza bwageraga ahantu izo ngeri zose zihari mu itorero already. Ku buryo Paul nyine ntabwo yari babwiriza abantu bagiye kwitegura gushaka nubwo bari barimo. Ahubwo asanga majority bari mu itorero n'ubundi ari abantu bashatse cyangwa se bakuze. Ntubyumva? Of course bakazanamo n'abana babo. Nyine bose bakaza guterana. None ariko Paul ajya gutanga instruction y'uburyo abantu bakwiriye kwitwara, ari abashatse, ari abatarashaka, hanyuma n'abamaze nyine gupfusha abagabo babo cyangwa abagore babo. Avuga ahangaha ku bagore bagiye gushaka bwa kabiri nyine baramaze gupfusha abagabo muri Korinto ba mbere 7:9. Aravuga ngo umugore ahambirwa ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucyurwa n'uwo ashaka, icyo akora iyo ari uri mu mwami wacu. Let her marry but only in the Lord. Nubango uyu mugore bishoka yuko marriage yarimo bwa mbere yarashakanye n'undi n'umupagani wenda, cyangwa se n'uwizera nta wamenye. Ariko most probably wenda ko bakomotse aba bantu bakijwe bava mu bapagani, wenda baje muri church bose batarizera, cyangwa se umugore arizera umugabo ntiyizera, hanyuma unaza gupfakara. Aha urashaka kongera gushaka, condition ugomba gushaka uwizera. Nubyo marry only in the Lord. Apana kujya mu bapagani ahubwo mu mwami.
in the Lord, ari mu mwami. Hanyuma Paul nawe Abakorinto ba mbere cya 9 ari kuvuga ibijyanye n'umudendezo afite ariko yibujije, aravuga ati ntitwakwemererwa kugira abagore bizera ngo tujyane nabo nk'uko izindi ntumwa zigenza na bene se umwami Yesu na Kefa. Bani magambo bati ndetse twebwe tutemere kugira abagore, ariko ntabwo yavuze abagore gusa, ahubwo believing wives. Bani magambo he takes it for granted yuko uwizera nyine agomba kugira umugore wizera. Ariko ati twebwe tugize abandi bagore bagenzi bacu bakijwe byadutwara iki? Urabyo? Ariko ibi byose nyine twarabyibujije. Urabyo bavandimwe? Hanyuma Abakorinto ba mbere 6:14 niho mbona nanone Paul aba explicit avuga kutifatanya n'abatizera. Amagambo yakoresheje nubwo atari muri context ya mariage, ariko ya applyinga muri context zose. Ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gucyanuka no gucyanurwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye na Belial. Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turusengero rw'Imana ihoraho? Kuko Imana yavuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yawo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye no Uwiteka avuga. Kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzabera so, nanjye muzabahungu n'abakobwa, ni Uwiteka ushobora byose avuga. Imana avuga yuko uwizera akwiriye kuba separate from unbelievers. Nta mugabane yakwiriye kugira n'utizera. None mubwire umugabane uruta marriage ni iyihe fellowship iba hano mu isi y'abantu babiri iruta nyine urushako rwabo, aho birivuga ngo they will no longer be two but one. Rero ibi ngibi birashyira uburemere n'inshingano ku batarashaka zo kumenya ukwiriye kwa approaching wari we ko uwizera. Urabyumva? The covenant people of God. Angano no covenant people in the new covenant nago ari uvuga ngo ubwo rero no kugenda mu rugo rw'abizera kana umukobwa wawe n'ubwo y'abatizera. Oya. Mu isezerano rishya birigaragaza yuko abari mu isezerano n'Imana nabo amategeko y'Imana ndetse mu mitima yabo no mu bwenge bwabo, abazi Imana batazigishwa ngo menye Imana, kandi abibyaha byabo byabarewe n'ubugome bwabo bugakurwaho. Urabyumva? Those people ni ukwiriye gushakamo umugeni. Urabyumva? Hanyuma iyo biri no gutanga instruction kubashakanye, izitanga nyine assuming yuko abo muri kumwe mu rushako ari abizera. N'Abakorinto ba mbere 7:4. Hanyuma haba hariho case yuko wisanze ubana n'utizera, bari magambo warakijwe wenda ubana n'umuntu mwese mudakijijwe hanyuma uza kwizera, cyangwa se nyine in one way or another wisanga mu rushako n'utizera, Bible nayo kwereka standard nyine ikugira exception, ikakwereka ukuriye kwitwara muri icyo gihe. Ko muri Petero wa mbere 3:7 bivuga ko abagore bashatse bafite abagabo batizera. Ariko abavandimwe bigaragaza yuko ukwiriye gushaka among the covenant people of God.